Gutera, gucunga no kubungabunga amashyamba ni gahunda ya leta nk'uko byongeye kwemezwa mu bikorwa by'ingenzi bya gahunda ya guverinoma 2010-2017. Ni igikorwa rero cyahaweho inshingano inzego z'uturere twose tw'igihugu nk'urwego ruri hafi y'abaturage. Hirya no hino mu turere barahagurutse kugira ngo iyo nshingano bayuzuze, nk'uko byagiye bitugaragarira mu turere dutandukanye twanyuzemo n'akarere ka Musanze karimo. Akarere ka Musanze kakaba ari kamwe mu turere dutanu tugize intara y'Amajyaruguru, gafite imirenge 15 n'utugari 68. Gahunda yo gutera no kwita ku mashyamba muri ako karere irabera muri utwo tugari twose uko ari 68. Uko umwaka utashye rero ngo muri Musanze basanga baba bagomba kongera ubuso bw'amashyamba, n'amashyamba uroye agabanyijemo ibice bitatu. Akarere kacu dufite ubuso tuvuga zirenga hegitari 8,400 ziteyeho amashyamba. Muri ayo mashyamba harimo amashyamba ya leta, tukaba dufitemo n'amashyamba y'akarere, tukaba dufitemo n'amashyamba y'abantu ku giti cyabo, abaturage bihingiye amashyamba mu mirima yabo. Amashyamba yacu rero ko acunzwe, icyambere turahera ku rwego rw'akarere. Twishimira cyane ko ubu ngubu dufite task force y'imicungire y'amashyamba, aho duterana buri kwezi tukareba amashyamba yacu ameze ate, tukareba amashyamba muri rusange mu karere ka Musanze ameze ate, tukareba n'ingamba twafata kugira ngo turebe ko tuyongera. Uko kongera ubuso bw'amashyamba bikorwa bagendeye ku ntego baba bihaye. Mu gihembwe cya 2011-2012 cyo gutera amashyamba muri Musanze kugera mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize, bari bageze ku kigereranyo gishimishije mu bijyanye n'intego bari bafite, kuko bari kuri 91% by'ubuso bari bateganyije guteraho amashyamba. Muri kino gihembwe cyo gutera amashyamba twatangije ku mugaragaro ku itariki 19 z'ukwezi kwa 11 mu karere ka Musanze. Twari duteganyije gutera ibiti ku mihanda ku burebure bungana na kilometero 40.5, tugatera no ku myuzi cyangwa se lave ku burebure bungana na kilometero 55.5, tugatera no ku dusozi hegitari 25. Twari duteganyije kandi nanone gutera ibiti 23,000 ku bigo by'amashuri, mu tuyira tunyura mu bigo by'amashuri, ku nkengero z'ibigo by'amashuri. Iyo byose mu byakozwe, iyo uteranyije ubuso bwose bwatewe, tumaze gutera hegitari 110. 91% ni ikigereranyo gishimishije, ndetse ngo bajyaga kuba bari ku 100%, ariko kubw'imiterere y'aka karere bituma 9% risigara, ariko ku kwezi kwa gatatu bakaba nabyo bazaba babiteye. Nago intego yabaye 100%, kubera ko muri hegitari bya biti twagomba gutera ku mihanda no ku misozi no ku migezi byagomba gutotaliza hegitari 121, ariko kugeza ubu tumaze gutera 110. Izindi kubera akarere gakonja cyane, hari ingemwe zitarabasha kugeza igihe cyo guterwa, ariko nazo twaba twizera ko tudashidikanya ko nazo turaza kuzitera, ku buryo kugeza ubu nta kibazo turabona mu bijyanye no kugera kuri ya ntego twari twarihaye. Muri Musanze kongera ubuso bw'amashyamba birakorerwa, hari ubutaka bushobora guterwaho amashyamba bwose, hatirengagijwe no mu mirima y'abaturage, aho bakangurirwa gutera ibiti bivangwa n'imyaka. Mu gutera amashyamba rero, kugira ngo tunayongere rusange hirya no hino hateye amashyamba, ntabwo twibanda ku mirima y'amashyamba gusa, kuko nkuko nababwiye nabahaye ishusho y'akarere, usanga muri rusange akarere kacu atari kanini, kadafite ubutaka buhagije yenda bwo gutera amashyamba tuvuga tuti ahangaha turaza kuhagira ishyamba kuva hano kugera iriya hakurya. Ahenshi abaturage barahatuye, ahandi abaturage bahinga imyaka. Icyo dukora ni ukuvuga ngo dutere ibiti byinshi bivangwa n'imyaka, kugira ngo usange hirya no hino hateye amashyamba, ariko nanone
n'abaturage bahinga. Iyo mugenda mukagera za Rwaza, za Remera, murabona ko turi gukora amaterasi y'indinganire. Hariya ku materasi y'indinganire turahatera ibiti ndumburabutaka. Ibyo nibyo twihaye rero muri iki gihe, muri iyi sezo yo gutera amashyamba, kugira ngo aho hantu hose hashobora guterwa ibiti bihaterwe. Aka karere bigaragara ko kadasigaranye ubuso bunini bwaterwaho amashyamba magari. Kongera ubuso bw'amashyamba birasaba ko abaturage bako bakangukira gutera ibiti bivangwa n'imyaka. Inaha abaturage bazi agaciro k'igiti cyane, cyakora gutera ibiti by'ishyamba nibyo bibabangukira kurusha ibivangwa n'imyaka. Ariko n'ibivangwa n'imyaka iyo urebye aho byageze, aho bateye imbere, ubu usanga ko abaturage bari hafi aho nabyo baba bikeneye. Ibi ngibi nk'ikimenyetso umuntu yavuga gifatika, ni uko umuturage iyo mugenzi we ateye igiti, nawe uwo munsi niba hari proje yakoreye ahantu bagatera, uwo munsi usanga amarana ashaka ko n'ibyasigaye muri pipiniyeri nawe ashaka kujya gufata ngo ajye gutera. Bikagaragara yuko babyitabiriye cyane, yuko inaha bahinga ibishyimbo by'imishingiriro cyangwa se bisaba imihembezo. Akenshi rero kubona imihembezo birabagora, akaba ariyo mpamvu ituma ibi biti bivangwa n'imyaka, cyane cyane gereveriya na arinusi, bitabira kubitera. Amashyamba rero ni umutungo ukomeye mu bukungu bw'igihugu. Aha birasabwa nk'uko indi myaka ihingwa yitabwaho, amashyamba nayo ngo abe ariko yitabwaho, dore ko hari aho byagiye bigaragara ko amashyamba aterwa ariko ntagire uko akurikiranwa nyuma. Muri Musanze ngo hari ingamba zitandukanye zafashwe kugira ngo amashyamba yitabweho uko bikwiye kandi arindwe abayangiza. Nk'uko byakozwe hirya no hino mu gihugu, burya muri kano karere cyangwa muri kano gace, si no muri kano gace k'amajyaruguru gusa, ahubwo hirya no hino mu gihugu, kimwe mu bintu byangizaga amashyamba ku buryo butangaje ni ikintu cyerekeranye no gutwika amatafari n'amategura abantu bakoresheje ibiti. Ingamba ya mbere rero twafashe, icya mbere ni ingamba rusange, dushingiye no ku mabwiriza no ku mategeko yashyizweho yo kugira ngo abantu bahagarike ibyo gutwikisha amatafari bakoresheje ibiti, bakoresheje inkwi. Ibyo twarabihagaritse, ariko nanone twongereho ikindi cyo kuvuga ngo niyo kugira ngo tunabikontorore neza, tunabikurikirane, no kugira ngo turusheho kubungabunga ibidukikije muri rusange n'amashyamba arimo ku buryo bw'umwihariko. Ubu nta muntu muri Musanze ugitwika amatafari, ugitwika amategura mu itanura risanzwe. Ubu ngubu dukoresha amatanura ya kijyambere. Ari amatanura ya kijyambere atuma abantu batanakoresha, nta nubwo wajya gutirisha ngo ujye gukoresha ibiti. Ahandi hari igihe bakoreshaga amatanura ayasanzwe bagashyiramo ibarizo, ariko wajya gusangamo hirya ugasanga barashyizemo ibiti, ku buryo rimwe na rimwe icyambere kimwe ni ingamba nk'izo ngizo zo kugira ngo duhagarike ikintu cyose gishobora gutuma amashyamba yangizwa mu buryo ubwo ari bwo bwose, yenda bwo gutwika amatafari. Ibyo byo byabaye amateka mu karere, ndetse tukaba twarigiye imbere gato nk'uko namaze kubikubwira, dukoresha amatanura ya kijyambere. Ikindi ni ibyo navugaga byo gutera ibiti hirya no hino, ahashoboka hose. Niba ari mu mujyi, hari ibiti bigomba kuhaterwa, ntabwo tuzateramo intusi yenda mu mujyi hagati, kuko dufite igice cyacu, igice cy'akarere cyacu ni akarere k'umujyi ku gice kimwe. Ntabwo dushobora gufata ngo umujyi tuwureke gusa udateye ibiti. Indi ngamba twafashe ku rwego rw'akarere ni uko duhura kenshi n'abashinzwe amashyamba mu mirenge, n'abashinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu mirenge, n'abakozi b'akarere muri rusange bashinzwe iterambere, haba ku kagari haba ku mirenge, kugira ngo turebe amashyamba y'akarere acunzwe gute. Kandi amashyamba y'akarere ntituvuga aya ya leta gusa, turavuga amashyamba y'akarere muri rusange n'ay'abaturage arimo, ariko kubera ko ari mu karere ka Musanze tugafasha abaturage bacu kuyarinda. Ni ukuvuga ngo nta muntu utema ibiti mu kajagari, nta muntu utema ibiti yenda adafite gahunda y'uburyo azabisimbura. Icyo gihe iyo ngamba icyo yadufashije ni uko ubona abantu batangiye kubyumva. Tugitangira byari bikomeye, ariko batangiye kubyumva.
batangiye no kutubwira, turagera ahantu bakatubwira bati n'ubundi iyi gahunda yiza gutangira kera tuba tumaze kugera kure, kuko uretse no kurinda amashyamba muri rusange no kurinda ibidukikije muri rusange, ibiti byajya kubisarura igihe kigeze bikuze bishobora gutanga umusaruro kurusha uko igihe cyageraga bakajya gutemamo inkwi mu buryo bw'akajagari, bakajya gutemamo ibiti byo kubakisha mu buryo bw'akajagari, ugasanga muri rusange ishyamba nta musaruro riri kubaha uhagije. Gusazura amashyamba ni imwe mu nzira yo kongera umusaruro uyakomokaho, mu gihe muri iki gihe mu gihugu hose intego ari ukongera ubuso buteyeho amashyamba. Ni ngombwa ko ashaje asazurwa. Ibyo no mu karere ka Musanze niko babyumva. Uburyo bwo gusazura amashyamba nibyo koko, hari ishyamba bitewe n'inshuro rimaze gusarurwa nk'aya mashyamba ashibuka, riba risigaye ritanga umusaruro mukeya ugereranyije n'uwakagombye kuvamo, cyangwa se nta nawo bitewe n'imyaka rimaze risarurwa. Icyo gihe biba rigomba gusazurwa. Ni ukuvuga ngo uragenda ibyariho bakabitema, ukarandura ibishyitsi, ugatera ibindi bundi bushyashya. Kubera ko kurandura ibishyitsi bihenze, yari umuntu ashoboye kurandura ibishyitsi, tumugira inama yo kubishishura kugira ngo bitazashibuka, bya bindi byashibutseho bikica ingemwe zatewe. Mu kuyasazura mu karere, muri za hegitari 25 nababwiraga zatewe ku misozi, harimo hegitari 3 n'igice zasazuwe. Ni ya mashyamba zira hegitari 25 zatewe ku butaka bwa leta. Izo 3 n'igice ni hahandi habaga hari ishyamba ryarangijwe, iyo tuvuga ngo forêt dégradée, rigasarurwa ryajya rikangirika ku buryo ngira ngo mwahabonye nk'aho twahereye hari ku musozi wa Busata, ibishyitsi birimo nta ishyamba ryari rihari, nta nubwo washobora kubona n'isiteri mu ishyamba rifite hafi hegitari.